nakuze ndum like a boy no mu byinire yanjye nabyinaga choreography not like bino binyonga mu maclip ugiye mu binyo okay narabyinaga ku buryo mvuga ati dore uyu n'umuhungu arakubita pari ni gutyo nibyiniraga ba The Ben cyangwa se n'iriya group yabo yaba mabobo ba papi bambonyemo bakavuga ati you girl come join us kubera ko nari mfite energy bifuza kuba babona kuri stage. Benshi yo babonye gutyo bahita batekereza ko uri umutinganyi. Ibyo ni ibyavuba hangaha bitagiye kuza but kera bakubonagamo ko babyitaga ngo cyabahungu. Umubyeyi w'umunyafrika w'umunyarwandakazi umwana we yamubwiye ngo agiye kubyina nka professional nta kandi kazi agiye gukora ngo njenje kuba umubyinnyi babyakira neza nkuko dukerera abantu babyina ikinyarwanda none se tugiye muri bino bya abantu bakerekana iby'umuco w'iwabo ama festivals nuvuga ngo zambyino zose none barazizana nka zino nk'ibintu bya nk'ikizuru hano ushaka ikizuru hano ngo tugishyira mu muco hano tugishyira muri modern dance muri modern okay ushaka kukikubyinira hangaha ariko kiri muri modern dance ariko ngiye kukibyinira mu bazuru muri South Africa bo bazabona ko ari culture yabo okay n'umuzungukazi abyinnye ikinyarwanda ari iwabo ntabwo bazabona ko ari umuco wabo ari kubyina abazabona ko ari modern dance kubera ko ntago ari dance yabo hano rwose nta muntu ubaha dance kandi dance twaje gusanga ari cyo kintu abantu bakenera mu buzima bwabo because like hari umwanzi ukibona ugisora video atashyizemo ababyina nta numwe kuvuga ko dance iri hejuru ahubwo kubera mentalite z'abantu because like nko muri leta twagiye gusaba permission okay ya union y'ababyinnyi bose bo mu Rwanda okay twagizeho baratubwira ati nimwebwe mushishikariza abana gukora ibi byose ako kantu kumva siumva se ntago ari ibintu birimo kumvikana neza mu gihugu cyacu kwa munsi no kugira ngo batwereke ko bari seri bakoze imikwabo mu tubari eka ndaho vixen wo mu Rwanda urayembe n'ijana basi sibyo kuko nta bwenge bafite dance natwe dukeneye gufugisa kuko hanze ukuntu bafata dance like nk'ababyinnyi bo muri Nigeria Tanzania uziko umubyinnyi wa Diamond afite abantu benshi hano muri Kigali harusha ibintu byinshi urabona imyenda bambara it's universal uniform ntago ari ukuvuga ngo ni ibintu naje ndihimbira ngo reka mbambike ntago wagenda muri karate ngo wambare wenda costume hari imyenda yaho muri swimming hari imyenda yaho hano kugira umutashye ubukwe hari imyenda yaho so no mu cheerleaders hari imyenda yabo tuzi ariko turayibambitse bambaye ubusa ariko ntago ari uko bose babifata kuko ntangira kuzana aba pop girls match za mbere zabaye barishimye bamwe baraje baravuga ngo nta nubwo tuje kureba basket tuje kureba show abakobwa ni bwa mbere tugiye kubabona mu Rwanda tubizi muri America muri NBA so we are going to see them in Kigali Kigali Arena now we are coming. Yo, what up my people? Ndacheka ko mumeze neza cyane kandi mukaba muri mukurikirana BIG podcast. BIG podcast ni podcast ibaho many times, different times kuri BigTown TV. Me as the host, my name is Bakti. Tukaba turi kumwe and today I'm so excited to be with my sisters. Aba sisters turi kumwe muri BIG podcast uyu munsi na aba sisters baba professional dancers. Uzi aba professional dancers iyo navuze professional dancers ugomba kubisobanukirwa neza n'abantu dancing bayigize umwuga bazi kubyina barabyina mu ma videos atandukanye n'ahantu henshi hatandukanye. Iyo ukeneye mu dancers cyangwa iyo ukeneye aba dancers cyangwa ukeneye umudansa bari tayari kandi ibyo bakora of course ni ibintu byiza. So uyu munsi ndi kumwe n'aba sister banje batatu hano muri BIG podcast studio. Tuzaza kuganira ibintu byinshi bitandukanye. Muri ibi bintu turi buganira uyu munsi tuzaza gukuramo ibisubizo n'ibibazo kuko iyo navuze ibisubizo n'ibibazo abantu benshi bari kwibaza ese ni kubera iki ahantu hari ikibazo of course hari n'igisubizo ahantu hari igisubizo hagomba kubaho
ikibazo. That's why today muri BIG podcast ndi kumwe n'aba basista tuze kugana ibintu byinshi bitandukanye. Are you ready my people? Be with us kugeza ku musozo w'iki kiganiro. Uraza kwishima cyane, gahunda zaza kugenda neza cyane kuko tuzaza kwiganira tubisanzwe maze tumenye gahunda uko zihagaze uyu munsi. From my left side hano ku ruhande rwanje ndi kumwe na sister wanje wa mbere hano yatwibwira neza. Hello, what's up guys? What's up? My name is Manzi Celine, aka Manzi C, to all my social medias. Nkabandi umartiste w'umubyinnyi mu mbyino zigiye zitandukanye, moderne, contemporary, traditional dance n'izindi zose nk'uko BAKOBWA yavuze no mu mavideo tujyamo aho dukeneye hose, especially no mu ngagi. Ikirori gikunda kuba twita izina. Yeah. Okay. Nice cyane. Wavuze contemporary, traditional na modern. Contemporary bimeze gute? Contemporary ni dance nyine, it's like dushobora gutya twicaye dushobora gukira story nkavuga ati we are doing something. Okay. Navuga ati tugiye kureba ino microphone tukayireba then tukaza gukira wenda nka movement. Yeah, it's a story nyine ariko iyo story ikaba inyuze muri dance. Okay. Traditional ko tubizi twese ni imbyino y'umuco wacu nyarwanda. Yayindi nyine tuba twerekana ibintu by'amaboko, y'amaboko nyine bayerekana ko dufite inka z'inyambo. Harya ni contemporary, traditional and modern dance. What is modern dance? Modern dance nyine, it's like tujya muri videos. Okay. So modern you are doing hip hop or piano. Yeah, n'ibindi byinshi cyane. Okay. Modern nyine ikubiyemo ibintu byose biri moderne umuntu wese yabasha gukora. Ni ibinyamugi cyane. Yes. Oh, that's what's up, man. Yeah. Thank you. What's the name again? Manzi Celine, aka Manzi C. Manzi C. That's what's up. Turi kumwe na Don Masha, ni CEO we group. Ese iyi group yitwa gute? Akazi kabo bagakora gute? N'ibindi byinshi bitandukanye. Ikindi nanibaje kubwira aba naba dancers, baba cheerleaders. Iyo navuze cheerleaders uraza gusobanukirwa mu kanya gatoya. And then naba pom-pom girls. Benshi bakunze kubita pom-pom girls, bakunda kubyina mu match ya basketball, babakobwa babambaye neza barimo gushakinga their bodies and all the stuffs like that. Turi kumwe hano muri BIG podcast, the CEO Don Masha, reka nawe tumuhe time yo kutwibwira fresh. Don Masha, welcome to BIG podcast. Thank you, BAKOBWA. Yeah. Nkuko yabivuze, I'm Masha. They used to call me Kamsi or Clara. I'm the CEO of cheerleaders called Kigali Honeybees. Okay. Yeah. Harya Kigali Honeybees bisobanura iki? Kigali Honeybees, Kigali is our city and the honeybees is ubuki bw'inzuki. I call them because they are honeys. So when I saw them, they sing. Actually, they are honeys. They are good. Okay. Yeah. Oh. That's why I call them honeys. The girls. Yeah. And the boys. I know. You do have some boys in your group. Yeah, I do have. Ufite n'abahungu. So nabo naba honeys. Yego. Kuko iyo mbabona bari kubyina, they make me exciting. So. Okay. Yeah, it's so honey. Okay. Yeah. So nice. So I group yatangiye ryari? 2020. 2020. Idea yo gutangira a group ya Kigali Honeybees yaje gute? Wahikuye hehe? How did you develop it kugeza uyu munsi? Yeah. Actually, nari umubyinnyi. Okay. Nkabo. Yeah. Nari umubyinnyi ubyina modern dance. Okay. Hanyuma, I was also a basketball player. Okay. Nza kubicombining. So nari ndi kureba match nkabona hari something missing on the court while the game is on. Is playing, yeah. Yeah. Okay. So ndavuga, why not
cheerleaders in Kigali. Okay. So ndavuga nti why not starting? Okay. Why not creating? Ndavuga let me try. And then kubera ko nari umukinnyi wa basketball baranzi, I played in league, national team under 18, so it was easy to approach the federation. Okay. Biroroha rero bagize igitekerezo barabyemera, and then I got ahead. You started like that. So did you play basketball? Yeah. Kabisa, national team. I have records. Oh. Byari bimeze gute by the moment urimo gukina na national team? You know, national team is not easy, man. It's not like everybody can go there. Kuri side ya byari bimeze gute gukinira national team? Team y'igihugu. It was so exciting and I was tough. Okay. Yeah, I was a star. Even the star, now, yeah. In the team, yeah. Not in the team, in the whole country. In the country, yeah. Oh, yeah. I think I know you since then, man. Don Masha, Krala. They call me KMC. KMC, yeah, that's what's up. Okay, my sister there. What kwibwira nawe? Yego mwiriweho? Amazina nitwa Nake Priska. Okay. 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 Yeah. Okay. Nice cyane. So the introduction is very nice kuko buri muntu yakwibwiye amazina ye n'ibyo akora n'ibice byose umaze kumenya Kigali Honey Bees niki. In your group imaze kujya mu video menshi y'abahanzi benshi batandukanye ibyo bakora mu videos murabizi mwebwe murimo gukurikirana izi gahunda reka babanze bakwibutse some of the videos bamaze kujyamo kandi zimeze neza hano mu Rwanda zizwi and then turaza no gukomeza no mu bindi byinshi bitandukanye. How many videos ni zihe abahanzi ni bande? There are lots. Well, mfasha twakoranye na Davis D ama videos agera muri 3 abiri. Now even we are having another one. Mushono ku mentioning the names of the videos or the songs maybe n'abahanzi if possible. Yeah, sure. Yeah. Hari nizomba nibuka. Izo wibuka, it's okay. Izo tibuka. Nambazaga contemporary yandimbo umuntu free. Okay. Na niriya ya pasi imbere muri nje. Okay. Hari inzoga ni baby, hari bape. Hari nyinshi farashi girlfriend. Man nyinshi nizo mba nibuka. Okay. Ariko Bruce Melody. Inzoga ni baby. Hari nizizindira. Hari naga foto. Mico the best. Mico the best. Harya inditwe gute? Umunamba. Yes man. Yeah, abakobwa ubona muri yo video ya umunamba na abangaba turi kumwe. Yes, n'izindi nyinshi cyane. I think you understand what I'm talking about. Reka utubwire gatoya amateka yawe kugira ngo winjire muri game yo kubyina byari bimeze gute wabitangiye gute? Bitari byoroshye. Kuvuga ngo byatangiye ari my brother. Okay. My brother nyine yatangiye kuri club Rafiki. Hari school of dance. Okay. So aravuga ati yari Bigisha dance, why not utaza ngo trying. Aravuga ati reka nanjye go trying. So ndagenda nubwo renzi no gutera nakaguru. Nabyinaga nubitse umutwe gutya ameze nk'ikijumba. So njyayo nangira ko making a friends kuko watu twakuze badufungiye na byatari. Yeah. Yewe so Kagame warazaga kagukubita. Ubwo ndatangira nkagenda kwiga then nza no kwiga ku drinking utuntu twitwa alcoholic. Okay. So, yeah, mama wanjye gukora iki? Kunywa inzoga. Wahise utangiye kunywa inzoga? Ntabwo nabitangiye. Yeah. Yeah, I tried. You tried. So one day my mother aramfata. Amajije kumfata arangije aranyingirana. Arambwira ati ntabwo uzongera gusubira kubyina.
ndavuga ati ko biriya bintu nanjye nari maze kubikunda kubera ikimera ari kubimbuza kandi my mother also she was a dancer. Yeah. Mama wawe nawe yari umubyinnyi? Yes. Okay. She's my role model. Nice man. ubwo nkajya mucika ngaca mu idirishya nkajya kubyina, so iyo yavaga mu kazi nabaga nzi amasaha atahira nkaza nkongera ngaca mu idirishya nkongera nkaryama akazi agasanga ameze neza. ubwo biza kugira natangiye 2012 ya 2012 niga kubyina, then maze gusoza yo nko muri 2015 ndavuga ati nanjye ndashaka kujya gutrayinga kujya hanze musoringe ubwanjye. Nibwo natangiye kujoininga ndima groupe abakajya bagenda bamfata tukajya muri competition. Competition ziza kuvaho haze kuzamo ibintu by'uburiganya za entertainment zo mu Rwanda. Tukajya tujya muri competition tukihiringa kandi hari team izwi ko izatwara icyo gikombe. ubwo abandi bakaza bakabyina kumbe hari team izatwara igikombe izwi, ahubwo abandi ari ukugira ngo making izindi profit zabo. So mwebwe mwari muzi ko iyo team bizwi ko iri butware iki gikombe? Of course, kuko hari some of bazaga kuvizitinga amatimu wenda barakizo nk'amafaranga runaka. Bakaza bakadiringa kavuga ati nimba team ya mbere izayimbwa wenda nka Emilio nka 500 akaba ari ayabo andi akaba ari aya team. Ubwo biza kuva ngaho nibwo natangiye kujya mu bintu by'amavideo njya muri Bape. So Bape wewe nibwo naje kujya muri review nzamuka njya muri Seka no nza no kujoininga mu yindi team ya yigisha contemporary. Naho nyine natangiye kuzajya mbona more opportunities n'abantu bavuye hanze tugakorana. Kujya mbona ibiraka byo muri leta ba president tukabyina nkajya mfata ibiraka byo kwamamariza some companies hano mu Rwanda. Ubungubu rero now icyo nigejejeho ni umwuga ununze. Ikindi nyine hari na byinshi nandukaniyeho n'abandi babyina. Kandi you are the professional dancer? No, I'm not a professional. You're not a professional? I'm an artist. You're an artist? Kuko buri umuntu yita professional nta kintu abazi. Professional ni ikintu nyine uzi ko wicaranye. Rero I'm an artist. Ndacyari kwiga ibindi bintu byinshi cyane. I'm getting you now. Don Masha, tutarajya muri basketball, like industry yo kubyina yo wayitangiye gute? Who was inspiring you? Ninde wagukuruye cyane utuvuga ngo let me try it? It was in me. It was in me. Actually ibintu bya artist bindi mu maraso. Because even now I'm a makeup artist. That's my professional work. Nibyo nkora as a professional work. Nkora ngavuga ngo this is my ibindi bikaza nk'ibiraka. So all those things it's an artist. So that's why I call it's all about art. It's all about art. So kubyina rero nakuze ndum like a boy. Playing basketball no kubyina you can't be girly. So no mubyinire yanjye nabyinaga choreography, not like bino binyonga mu maclip ugiye mu binyo. Narabyinaga ku buryo bwati dore uyu n'umuhungu arakubita pari ni gutyo nibyiniraga. So that's why ba the Ben cyangwa se n'iri ya group yabo yaba mabobo ba papi bambonye mu bakavuga ati you girl come join us kubera ko nari mfite energy bifuza kuba babona kuri stage. I was young, I was in high school. So wakuze nk'umuntu bita tomboy? Ajya tomboy bisobanura iki? I don't know. I think is a girl who just have male style. Styles, let me say, like who like to wear
male clothes. To dress like a man, to move like a man, to talk like a man, to act like a man. Tomboy. Yeah, n'ibintu byose akora ukabona even her friends akakunda kuba ari surrounded with boys. Okay. Benshi yo babonye gutyo bahita batekereza ko uri umutinganyi. Ibyo ni ibyavuba hangaha bitagiye kuza but kera bakubonagamo ko babyitaga ngo cyabahungu. Ntago bavugaga ngo uri umugay, bavuga ngo uri cyabahungu. But kubera ko ngewe nakinaga basketball, ntago babibonagamo cyane ko ndi cyabahungu kuko babonaga n'ubundi holding ball going to the court ndi kwikina basket bakabona ko ari ibisanzwe. So ntago byo babizanaga nko kuvuga ngo ni cyabahungu kuko babonaga ko n'ubundi still I'm going to play basketball. Oh nice cyane. So iyo ngiyo ni dancing kunese yinjiramo ariko itangiriro ryari basketball. So iyi basketball yo wayigiyemo gute? Anayigiyemo kuko I have a sister we watangiye akina volleyball. Yakundaga sport cyane muri rusange akambwira ati tugende muri jogging ntago nari nzi basketball nabona we no mu rugo ukino nari nzi umukino nari nzi yari volleyball numvaga na football. Rero basket ntayo nari nzi ntaniyo nanigeze nambona no ku television nari narayibona. So akamfata kanjyana tukajya kuri cross tukirukanka and then on the final tukaza kuri Rafiki kubera ko turabana b'Inyamirambo tubikarangira tugarutse Rafiki tukajya gukina volley amatushe tugakora anyigisha. So one day nza kubona hari umukino mbona ku ruhande hari mpita mubwira nta nubwo nenze ukuntu witwa nzakina uriya mukino niko namubwiye gutyo ni ushaka uburyo ntaha umyandikishije muri bari abantu kuko hari hajeho timu y'abana batoya bari gukina. So aranyandikisha nta nubwo narinzi na y'uwo mukino sinzi nuko witwa. So the next day noneho nza nije kwikinira basket ariko the way I came there icyo gihe amatsiko yanjye wari ufite imyaka ingahe? I was around 15 years. Wari uri mutoya cyane. I was 15. So ndamubwira ati ndashaka gukina uriya mukino niho nshaka. The next day ngerero I came like a Tupac Shakur. Tell me the story now. So when you go like abantu bakinnye icyo gihe Rafiki banzi nka Tupac Shakur. So naje nambaye cage ya mukuru wanjye yatobotse mu kirenge rwarukwe tubundi yaba yarashize hariya rwahengamye rwarundi yataye nkango sintukinisha ngira nakazanye ndagakuba neza ndakagira umwero ka Adidas ndakambara ariko hasi karatotse. Noneho nari mfite complete y'icyatsi ndayambara. Noneho mitashyiramo bandana nyambara nka Tupac Shakur hano sinzi ukuntu sinzi inspiration hano yavuye. Byari bigezweho muri icyo gihe ngira ngo simbizi ariko umuntu agafunga kabandana n'imbere none mfata n'akantu sinzi utuntu tw'utwuma tuva ku marido hari akantu kakumashyiraga ndakabadikano nkashyiraho hano agahereni noneho ngenda nifashe ku mufuka ndamanuka muri Rafiki gangster girl. Naratungutse baravuga turi mukinnyi turabana batangira gusigana kuntora kandi bazi ko nturutse nko muri Amerika uriya araba muri equipe yanjye. That's true story. Abantu bantu babikubwira. So ndamanuka nigize serious ndicara nkora mikoti ndamanika nawe ntabwo mbashaka no kubyibuka. So turakinye ntabwo twishyuhije nahageze hari bashyushye bahita batora je uriya no wanjye bahita banamanza mu kibuga. Nafashe baro bampa bararenguye bampa baro nyishira mu kwaha ndiruka nkabavuza n'amasifre sinyumve bakajya basira muri ukuri koza marche make turi kuri ntago nabyumvaga usifura ibiki none nimfite ubwiyemeze uri kumbwira ibiki nakoze irihe kosa. I was like
barangije coach Hashim, respect to him. Yeah man. Ubu ngubu no legend w'umucoach watoje basketball Bez. Okay. Ko yaciye mu bana benshi cyane yadutoje basketball yo guhera hasi. Okay. So ndamushimira cyane ariko yahise avuga arasifra avuga ati baro hasi dufite ibintu byinshi byo kwiga mu mbabarire ibintu mbonye hanga ntago bibaho bitewe no kuno umuntu yaje yambaye ibintu nkoreye hano ntago bihuye na gato. So yeah, that's how it started. Ariko from that day coach mubajije umuhamagaye hano yatakubwira ngo Claire yize basket iminsi 2. Okay. Akubwira ngo umunsi umwe n'igice. Okay. Icyo ni igikabyo. Ariko it's kind of kukubwira ngo yayize iminsi mike cyane. Cyane ariko ibaza. Witwimenye fresh. Nahise nyimenya yaravuga ni ibintu byahise biza kuko dribbling, shoots, you know everything. Yes, I was faster, I was strong. Okay. So it was na warakubwira ati umunsi umwe n'igice ntago ubaho ngo nayifashe. Okay. So umubiri uri munini ukuntu somehow, you know, byari bimeze gute for dribbling, you know, running, jumping and shoot, you know, ibyo wabikoraga gute? 15 years old until now. Nanganaga gutya. Okay. Nari muto mbyibushye jobundi nsa nkaho nabigabanyije, but now even you can see me now ariko I'm stronger. I can see. So muri abakobwa babiri ninde mwanganaga muri iki gihe cyangwa nanganaga nk'uyu? Urabeshya? Nago bishoboka. I will show you my picture. Kuri kwimana nanganaga nk'uyu. Yeah. In 15 years ago. In mugihe uri 15 ariko I was strong kandi nari faster kandi ndi strong. Nakina imbaraga cyane ariko. Waje kwinjira muri national team gute? Because of talent. Nari umwana nyine uri ukina imbaraga kandi because of my hand dribbling. Okay. So you was good in dribbling. Dribbler. Kubera ko na position yanjye nkina kuri 1. Okay. So kuri 1 rero ubukinisha amaboko yombi. So I was good. Even now I'm good. Okay. I'm you're lying, man. I'm not. Aratubeshe. Urabyemera? Nago bana barambona ngi. Urabyemera? Ariko urabyemera? tujya kubyina tugashuduka ducitse yagiye kwikinira basket. Actually ndi gukina Kagame Cup, so I know we are going to get the trophy. So the finals will be I think in next 2 weeks. Next 2 weeks. Invite me, I'll come there. We'll come there to find you. Yeah, sure. I promise, man, I'll be there. So in the national team nyine urumva bambonye gutyo nakinaga muri league. Nakinye muri APR, nakinye muri CSK. Nakinye mu matimu menshi. Natangiriye muri under 18 in 2012. So turakina kuvamo rero uvamo n'ubundi bahita baguselectinga ujye muri national team. Ariko muri national team nakinyemo imwaka umwe. So kuko bayisikiye bayihagarika. Ibasa nk'abayikuyeho baza kuyigarura nyuma y'imyaka nk'ibiri I think. So that's bayigaruye rero ngiye nta kibirimo kuko it was like playing utafite ikintu gaining, like I'm playing season irarangiye ariko umukinnyi umuntu akina league ikarangira agakina playoff ikarangira akajya muri national team bagakina. So we were playing just playoff cyangwa se na league katabirangiye. Don Masha tuzafata umunsi tuze kubitangirira ku mizi tuzamuke mpaka we'll come back to your story kuko ufite interesting story, very long for everybody to listen. My sister, wewe ibintu byo kubyina kugira ngo byinjiremo ninde waguha inspiration, byaturutse hehe and wabyinjiyemo gute, ubu ngubu urimo kubikora gute? Kumba nabivuze kuba byinshi kwenze ngewe ndora byose nkunda umuziki cyane kandi wenda rubwo nkunda cyane siyego nabo nkora nk'umwuga ariko nkora nk'umuntu bikunze binafasha sometime nanjye umuziki nawutangiriye ku kigo nanjye runaka kigishaga kubyina
bakikisha ibintu byerekeranye n'umuziki kuko nawe ukundaga cyane nshaka no kuwukurikira njyayo nta mpamvu wenda y'inyungu cyangwa ntaziri kwenda uzanangeza ahangaha ngeze ndagenda ndiga nk'abandi muziki sinuko wenda ntari nkuzi ndawuzi uzi mu buryo bwanjye kandi wenda so uburyo bwanjye nkuzimo rero urandyohera ndawukunda cyane naragiye ndiga icyo gihe mvuye iwacu ndagenda kuri icyo kigo nta n'umuntu unyumvise gusa inshuti yanjye yaranyumvise umunsi wa mbere cyane Serine yaranyumvise nari nyiri umwana nyiga na segonderi ndumva nari muri segonderi ya 4 nibwo njya mu kindi cyiciro nibwo nawutangiye biri byanyabyo nyiri mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu primaire nabyinaga bimwe bisanzwe by'abana ko nakuye ahandi ariko nkadukora nta n'uwatwigishije ko nakuye muri video nkatureba nkadukora n'abarumuna banjye tukadukora nyine urabona ariko nureba indirimbo mukayigana nza kumenya ko bishobora kuba ari ibintu byanjye cyangwa se bishobora kuba ari ibintu nzakunda bikanangiza kuri mbere nabwo nakubwiye ntabwo ari impano ntabwo ari ikintu cya nakufokasingaho cyane ariko nacyo ndagikunda mu bintu nkunda ayo mpamvu nahise ngenda ngeze mu wa 4 segonderi nafite hafi y'imyaka 18 gutyo ndagenda ndiga yabanje kunyamvita umushito wanjye Serine so mwari muziranye kuva mbere tuziranye kera cyane mukirabana twarakuranye twabaga muri quartier zimwe wakagenda kuko nigaga mu bigo bya interna simbasha kujyayo ariko muri vacancy please no tugenda niko yambwiraga none ko ngewe kera wenda nari mbizi twakunda abana babyina utuntu abonye ndavuga ko nangirika ngende I try my best ndebe naragiye umunsi wa mbere baranyandika habagaho no kwandika kuri club Rafiki habagaho kwandika amazina y'ibiti byose byawe kuranga baranyandika umunsi wa mbere ndanditoza ndabimenya cyane bingeza na kure pe ndanabimenya nk'umuntu wajya ngo yari n'Imana yanjye ariko ntarabimenya sinabifokasingaho cyane gusa nza kumenya ko ari ibyanjye nyuma yabyo ndagenda nyine ngera kure ngera no ku rwego rwo kuba najya mu video ngenda mbikesha nyine inshuti zanjye twabyinanaga na Serine ndetse arimo njya mu video amwe namwe ari uyaturangiye amwe namwe ari uyu Clara cyangwa Masha uyaturangiye ayo niyo mavideo nzi nagiyemo harimo agafoto ubwo nuvuga ngo urumva urwego rwo kuva Rafiki kwiga mfitaho n'isenge urumva navuye mu ishuri njya kugaragaza ibyo nize niko nabyita numva ko video nagiyemo ya mbere ariko bari bangira icyizere ko nzi kubyina baranjyana ndakora mbona ndatashye kandi naha amahoro n'ibyo nagiye gukorera mbicyuye nuko umuziki wanjye nawutangiye ntabwo mufiteho ibintu byinshi cyane ariko nuko nawutangiye nza no kwisanga mbaye umubyinnyi wize ariko utari professional wizewe ubikwiye kuba najya muri Kigali Handbase urumva mba nyine ndaselectingwa umubyinnyi wizewe urumva ibyo nize byampashije amahirwe yo kujya nko muri Kigali Handbase no kujya mu video yizewe cyangwa se abantu ababiririmbyi baragizera kuba banshyira mu video yabo nka Marina amafoto Bwiza ready Nyola ya Bruce Melody urumva bose nabagiye bizera imibyinire yanjye urumva bangira icyizere cyo kunshyira mu mashusho yabo numva ubwo buzima bwanjye bwa dance narize ngaragaza ibyo nize gusa nubwo nize byambagamo that's it nice thank you so much mwese murakoze cyane
ikintu nifuzaga ko tuza kuganira uyu munsi industry ya dancing industry mu Rwanda it is sinzi ukuntu imeze ntago isobanutse cyane mukoreshwa n'abahanzi benshi bama videos abahanzi bajya gukora ama videos mukora ahantu henshi atandukanye ni henshi nabwo ari ama videos gusa ni henshi atandukanye ariko industry ya dancing iyo ujya kubwira umubyeyi cyangwa umubyeyi arimo kubaza umwana wanjye ugiye gukora iki ukamusubiza ngo umwanje we nindangiza kwiga nzaba umubyinnyi straight up cyangwa immediate ako kanya umubyeyi tabona ko umwana wanjye nago ari serie babifata nk'ibintu birangaho ni ibintu they don't care ni ibintu by'ibirara ni ibintu bitari byiza so ndifuza kumva idea zanyu umwuga wa dancing bimeze reka tuganire twese buri muntu ambwire ideas ze uko abyumva uko mbibona umubyeyi abaza umwana we cyane umubyeyi wicaza ukamuganirira nta bwoba nta kintu hishe arakumva okay kandi niba wenda ku munsi wa mbere ugiye muri video ugatahira amasaha ukagira icyo cyura urumva ntabone ko wagendeye gusa cyangwa wapfuye ubusa umunsi wose next day arakumva okay kandi ikindi umubyeyi niwe muntu uzi umwana we cyane cyane nka mama ubundi niwe mama umuntu wo mubasha kuganira cyane ni nabo benshi tubasha kubwira nubo dusaba impushya tugiye kubyina cyangwa muri so umubyeyi arabyumva mu buryo bworoshye iyo musanzwe muziranye murumvikana cyane reka tuganire twese mumbwire namwe umubyeyi w'umunyafrika w'umunyarwandakazi umubwiye ngo umwana we yamubwiye ngo agiye kubyina nka professional nta kandi kazi agiye gukora ngo ngiye kuba umubyinnyi babyakira neza ntabwo biba byoroshye cyane ko utabwira umubyeyi ati ndimo ndiga mekanike ati ngiye kubyina ugiye kubyina gute bizakwinjiriza iki kuko erigabura nubwo abantu benshi bavuga ngo dance ni y'ibirara ntabwo ari y'ibirara ahubwo dance ni ishuri kuko like harimo amaproje menshi tugenda dukora nko guhugura abana b'abakobwa urabizi ibintu by'ibyurizi biri hano hanze tugafata nka time tukavuga ati tugiye gukora ubukangurambaga biciye ariko muri dance kubera iki se wenda nko muri ceremony runaka bavuga uti dukeneyemo abantu bazaduserukira bakatubyinira nuko dance nyine ni ikintu nyine gitanga happiness ariko nyine ahubwo uburyo bwo gukoramo iyo dance nicyo nyine cyerekana iyo dance wenda ngiye nko muri ceremony runaka wenda reka tuvuge amabidi niyo akunda kuberamo ibintu bibi cyane birthdays ababyeyi bagiye out so wowe usipuraninga pati iwanyu baje bagutunguye usanze muri mu mayoga ibintu byose muri kubyina araje kubajije se izi nshuti zawe nizi aba ni bababyinnyi tubyinana okay of course ubwo umubyeyi azata yirokrasa mu byo we ashaka zavuga ati abangaba nibo mwirirwana nibo birirwa kwigisha ibiki byose usanga nyine hatangiye kuzamo izindi mentalite ikindi entertainment yo mu Rwanda rwose shawapi happy gute ariko reka nkubwire bakti urabona ubundi dance ibikenewe nta n'ahantu idakenerwa dance yari nkuko ushobora kuvuga ngo modern dance it's like a culture dance nkuko dukenera abantu babyina ikinyarwanda none se tugiye muri bino bya babyita gute festival ni festival byandi bajya batumira abantu bakerekana iby'umuco w'iwabo ama festivals nuvuga ngo zambyino zose none barazizana nka zino nk'ibintu bya nk'ikizuru hano ushobora ikizuru hano ngo tugishyira mu muco hano tugishyira muri modern dance ushobora kukikubyinira ahangaha ariko kiri muri modern dance ariko ngiye kukibyinira mu bazuru muri South Africa bo bazabona ko ari culture yabo
n'umuzungukazi abyinnye ikinyarwanda ari iwabo ntabwo bazabona ko ari umuco wabo ari kubyina abazabona ko ari modern dance kubera ko ntago ari dance yabo. So impamvu rero umubyeyi wo mu Rwanda cyangwa se ababyeyi muri rusange bo mu Rwanda bashobora kutishimira abana babo ngo bagiye muri industry yo kubyina byose bipfira muri music industry cyangwa muri entertainment kuko nibo baha ishusho mbi. Niba uvuze ngo ujyanye umwana tuvuge uri umubyinnyi ndakujyanye ujye kumbyinira wenda muri concert uranjyanye ntungaburiye ntunegeye umfashe nk'imayibobo noneho wigiriye mu byawe wowe ushaka ko niba uri bujye kuri stage saa 4 saa 5 z'ijoro urangije kubyina nta nubwo witaye kuri wa mwana urategereza ko bazamuhemba ayo mafaranga umuhembye ariko ntago ushyizemo nk'ubumuntu uvuga uti uyu mwana amafaranga muhaye izi saha eske aramugeza mu rugo wa mwana noho niba amafaranga muhaye aragerageza kuyamanaginga wenda harahazana wenda niba ari ahantu agenda bamuciye moto nk'ibihumbi 3 kubera izasaha aravuga ibihumbi 3 niba bampembye ibihumbi 10 for example ndasigana 7 nese biramara iki wenda nagombaga kugirayo nsagura yanjye nayo ntanga mu rugo kugira mbafashe babone ko hari ikintu nagiye guhaha. So ya mafaranga arabe gute ni make bya bihumbi 3 ahita avuga ati ibihumbi 3 reka nemera basi ngenda n'amaguru ahantu hato mbe ngabanya none ngera ahantu ya masaha ari kwiyongera none uragera mu rugo iwanyu usangahe saa 7 ahita avuga ati waruriye umubyeyi mutari muri kumwe nanjye ndi inshuti yawe tubana mu nzu ntago wambwira ngo warukiri muri konsa ngo mbyumve ntago byakumvikana ntago nabyumva kereka nanjye mpibereye nyine nkabibona. So sometimes that's why mvuga ngo muri industry n'abantu bakoresha aba dancers nibo bica reputation yaba dancers none bigatuma biba affected kuri family. So ntago umubyeyi rero yakwishimira kubona umwana we aratashye inzara yamwishe atarataha amaso. Umubyeyi w'umunyafrika cyangwa umunyarwandakazi ntago yakwishimira kubona umwana we agiye gufata ububyinnyi nka professional nk'ikintu agiye gukora nk'akazi kamwinjiriza. Ndabeshya biterwa it's depend no bivuge nk'umubyeyi umwe reka tuvuge ku babyeyi bose bo mu Rwanda cyangwa muri Afrika kenshi nkurikije nuko nibihe turimo ubu ngubu nyine ibyo ngibyo byari ibya kera ariko ubu ngubu biri different because like umwana arabyuka abana b'iki gihe bari kujije umwana ufite imyaka 15 usanga afite nk'imyaka nka 30 arabyuka mu gitondo akakubwira ati ma ngiye mu kiraka umubyeyi nawe akavuga ati ye ugiye kuzana amafaranga isawa akakureka ukagenda ubwo uragiye ubuye n'izo mbogamizi aho ngaho wagiye umubyeyi nagaze ibyo waciyemo uragarutse nanone uje n'urutwa arakubwira ati se kutagura n'isukari ugahita utangira kubika umutwe. ikindi kintu sibyo no kuvuga ngo dancing iki hano rwose nta muntu ubaha dance kandi dance twaje gusanga ari cyo kintu abantu bakenera mu buzima bwabo because like hari umuhanzi ukibona ugisora video atashyizemo ababyinnyi nta numwe kuvuga ko dance iri hejuru ahubwo kubera mentalite z'abantu because like nko muri leta twagiye gusaba permission ya union y'ababyinnyi bose bo mu Rwanda turagenda tujya muri ministeri dufata time yacu ariko twagizeho baratubwira ati nimwe mushishikariza abana gukora ibi byose ako kantu kumva siumva se ntago ari ibintu birimo kumvikana neza mu gihugu cyacu cyangwa muri society yacu of course kuko uwo munsi no kugira ngo batwereke ko bari seriye bakoze imikwabo mu tubari ndabyibuka barakajya bagenda bafata abantu tubari tumwe tugafunga rero muri ya minsi twe twavuye muri ministeri twitoranyijemo ababyinnyi nyine turavuga ati reka tujye gusaba certificate ku buryo ntihazajya haza n'umuntu mu gihugu tuzajya tuba twapatanya icyo kiraka cyangwa nihagira n'ikiraka cyiza tukagipatana ariko ibyo ntabwo bibaho
ugomba kubasoringa ku bwawe noneho niyo ufashe ngo ugiye gukria team ugafata team bantu uzanye baba bagushakaho connection gusa okay ugasanga umuntu araje yicaye imbere ya kamera ahembwa 20,000 asavuga ati jeba 500 sorry Rese eka ndaho vixen wo mu Rwanda urahembwa n'ijana basi sibyo kuko nta bwenge bafite ntago bazana connection nziza ziri nta kinyabupfura kwanza banagira discipline ubundi kugira ngo ugere kuri abo ngabo bose bita ngo wa professional dance okay na discipline okay discipline niyo professional kumva rero ikintu navuga dance natwe dukeneye gufugisa kuko hanze usiku nafata dance like nk'ababyinnyi bo muri Nigeria Tanzania uziko umubyinnyi wa Diamond afite abantu benshi hano muri Kigali arusha ibintu byinshi n'umuhanzi wo mu Rwanda ashobora kuba murusha ibintu byinshi adafite kubera iki bafite teamwork mu gihugu cyabo barashyigikiwe uri kumva ahangaha twabuze n'umuntu uzavuga ati umuhanzi wenda fashe team runaka mu Rwanda iyi ngiyi igize yanjye usibye platini njya mbona wenda we hari abatipe aragerageza hari abatipe tuzi bamubyinira niwe wenda wagerageje gukora ku kantu ariko abandi bose ikintu bapfa cyose ni amafaranga kubera iki usanga dépense bakoresha mu bintu byabo ni nyinshi cyane kandi izo dépense zakagombye guhemba abantu bashaka ko babakorera ibintu bizima nabo bakabakorera ibirenze ariko usanga igihe cyose no kuri site z'abahanzi dushobora kuhagira wenda nka mbere site iri butangire saa 12 hari na site ziri bufatwe wenda nko mu masaha 9 ababyinnyi bageze mbere barangije no gusetinga ariko nta muntu uravuga ati ababyinnyi turaza gufata amashusho yabo bonyine reka tube dufashe bya mbere noneho n'umuhanzi naza turakomereza ibindi wapi barabanze bagategereza umuhanzi ngaho ngo bibagiye imyenda ubwo niko amasaha ari kugenda bikarangira noneho bakoze iki shoot ya ninjoro kandi bari bakugombye gukora shoot y'umunsi wose arimo ibintu byakumanywa n'ibya mu gitondo imagine harya mwagiye kuri ministeri gusaba certificate nk'aba dancers bazwi mu Rwanda mu gihugu ako kanya bahita bakora iki bazana umukwabo bo guhiga iyo niyo refusal baduhaye nyine baduhaye refusal yuko tugomba guca dance ariko ntabwo bazayica kuko abana nyine barahari benshi cyane nanjye personally ndabyibuka igihe aba dancers babyina bakundaga kwitwa ngo abamansuzi muri iki gihugu ndabyibuka bana barahizwe cyane kandi ugasanga uyu mumansuzi ni wa muntu ujya mu kabari akibyinira dansi ze agatahana 20,015 bikajya gufasha umuryango we bikajya gufasha family bikajya kumufasha we ku giti cye akigurira twa Cortex akigurira udukariso n'utundi tuntu si bibaho ni ibintu bisanzwe right ariko bakaza guhigwa ngo aba dancers abangaba bambara ubusa aba dancers barimo kwamamaza uburaya man so ntago ubona ko iyi industry ya dance ifatwa nk'ikintu kitari cyiza muri Afrika of course ntago ari muri Afrika hose ariko n'abandi mutage igitege Don Mashe Don Mashe arimo kumviriza bade kugenda actually umuntu ushobora kubyita ngo ngo bambaye ubusa cyangwa se ngo bari gukora uburaya I think no umuntu ni nkuko avuga ngo nk'umurokore cyangwa se umuntu wundi uri nk'umuyisilamu uri ndani cyangwa se umurokore araje abona nk'umuntu ubiterekeye nk'akamitsingi cyangwa se uri kwinywera inzoga ye ahita kubonamo nk'umusinzi wa wundi wapfuye kandi ntazi quantité y'ibyo nk'uko bingana ntaranakubona wasinze ariko ahita bijyana ku rundi rwego so rero no kukubona like uri kubyina se niyo experience yambayeho muri arena
batangira kubyina aba cheerleaders pop-up girls urabona imyenda bambara it's universal uniform ntago ari ukuvuga ngo ni ibintu naje ndihimbira ngo reka mbambike ni ibintu tuzi ko bambara ni nkuko tuzi swimming suit ni nkuko tuzi se kimono ya muri karate ntago wagenda muri karate ngo wambare wenda costume hari imyenda yaho muri swimming hari imyenda yaho hano kujya imotashya ubukwe hari imyenda yaho so no mu ba cheerleaders hari imyenda yabo tuzi ariko turayibambitse bambaye ubusa ngo bari abakobwa bambaye ubusa kandi tubona turi dukobwa no turaya ngo mudukure twambaye ubusa you see so ariko ugiye muri Amerika ukajya muri icyo kibuga cya basket harimo n'abaperezida babo abayobozi babo aba cheerleaders cyangwa aba pom-pom girls baza bambaye kwa kundi twatwenda nyine bakabyina kandi ahangaho ibipopa by'ibyubahiro biba byatoje gucya ngo birimo gushima inda zabo gutya ngo nta nubwo baba banabareba turi kubyina neza for real nta nubwo hari baba banabareba ibiriya ni entertaining public nta nubwo ibyo banabireba kandi hariya muri America baba bambaye ama underwear mw'imbere noneho njyewe hano nabashiriyemo ama short legging ku buryo nyine vuga nti nakora sport nakora karate makajya hasi nakora gutya at least mw'imbere harimo short legging ntago ari akantu k'aka underwear karimo ndani ni nakantu karekare kenda kugira ku mavi just kugira ngo tuvuge mu Rwanda batavuga ngo gutya na gutya ariko still bikaba ko ari ikibazo n'ubusa so umuntu waje aho ngaho rero wenda we yiviriye nko mu masengesho y'iminsi 70 ingahe amazemo yakubitana no mukobwa yego ko mana yanjye so iyo message ayisirikiza mu bantu bose bari aho bikagera no kubayobozi akatavuga ariko siko ari byo busa abantu baza kureba match zacu bakabona ko bwambaye busa utabazanga kugaruka kureba ugasanga feedback itinze abaye usarambwa ati akobwa bari bambaye busa ariko ntagaruko bose babifata kuko ntangira kuzana aba pop-up girls match za mbere zabaye it was show barishimye bamwe baraje baravuga ngo nta nubwo tuje kureba basket tuje kureba show abakobwa ni mu bwa mbere tugiye kubona mu Rwanda tubizi muri America muri NBA so we are going to see them in Kigali Arena now we are coming please we are coming baje I remember icyo gihe nta nubwo game hari aho bageze bari entertaining game iri kuba ariko because they are very exciting excited bahita bakomeza bakora utuntu turi nyine two gukomeza kwishimiza to vibe ba vibinga ku bantu kuri public none aba public akugirebe game batangira kwirebera abande abakobwa bari gukora ibiro bakajya babafana none birangira baje kumbwira ati nabo bakobwa mwawe babwire baba bicaye gatoya kuko ntago bari bakiri gukurikira game which means bari baba excited ku kintu gishyashya bari babonye kandi byari byiza so niyo mpamvu nakubwiye ngo umuntu njyewe nshobora kubona uyu nguyu yambaye ijipo ahanige buri muntu criticizing bitewe n'imyumvire ye ariko rero uburyo message yabaye transmit mu bantu niho usanga nyine habayemo nyine ibyo bintu byose muri confusion nyine buri muntu akavuga ati nibyo koko gusko ari byo you see so niho bigenda bipfira that's why so ariko ngewe byose no umwuga nakazi kuko none se uko nge ndara amajoro kandi nanjye bamarahamagara uri he dufite shooting dufite ndi kumwe n'abakobwa banjye turi muri practice nanjye ningaho nanjye kandi nanjye ndi kumwe nabo ndabyina njya mbereka some choreography nkababwira duhindure hano hari aka video kawe kigeze gutrendinga cyane muri nuza muri kubyina n'ingofero gutya it was so nice man no it was muri Afro Basket yari ndi kubyina se nari ndi kumwe n'aba oya n'ingofero duhana tureba no bariya n'abantu n'aba acrobats but it was nice kara trendinze cyane nakabonaga mu ma WhatsApp groups n'ibiki byose nkavuga ngo that's my girl so je nanjye rero mba mbirimo
kandi n'umwuga kuvuga ngo bampa akazi nanjye nkagatanga gutyo so nanjye ndarayo majoro ushobora kumbona nk'abamuvuye muri shoot ntago nyine ikintu cyose kinjiza ubu muri iki gihe akazi kose na akazi ni nayo mpamvu ababyeyi nk'uko yabivuze Celine ntago bakifata nka kera baranagufungiranaga until nyine witwaye neza se ugasaba imbabazi ukagira gute ukabereka ukaba until nyine uberetse ko cya kintu wagiyemo kiri perfect cyangwa se kiri true utari kubeshya cyangwa utabeshye ko wagiye muri bari ko wagiye mu buribi nanjye even by the way nanjye nkikina basket mama yarabyangaga urajya hehe none yo nakoraga ikosi yampanishaga ko nagomba kurenga umutaro ngo ngiye gukina basket nanjye noneho natorokaga ngiye gukina basket still kubera ko yajyaga ku kazi nawe yiroga mu rugo so yajyaga ku kazi nanjye nkagenda kuri Rafiki gukina nka making sure ko natashye mbere yuko ataha so it was the same even no ntagaruka kubyina gusa no gukina kuvuga ngo wagiye gukina umupira uri umukobwa reka byari by'abahungu so ariko uko imyaka igenda ishira ababyeyi bagenda bajijuka akagenda abona ko bya bintu bishobora kukwinjiriza akabona ama videos akabona kuntu Kofiro Mide yamanukanye babyinnyi be yabambitse yabashakiye amahoteli yabashyize muri sale yabahembye yabasubije batekeye flights icyo ni ikintu gikomeye natwe dushaka rero abahanzi bagiye bagenda bamanuke Tanzania bamanuke bagende Kenya batwaye aba Celine ba Priska babategere flights bagezeyo ababyeyi batatavuga oh wow now my girl can fly byabindi twafataga nk'uburara none look at my girl she's flying to Kenya London America zahehe akajya kubyina akagaruka azanye umugate ku meza na kabisa kandi niho rero none niyo mpamvu nakubwiraga ibyo byose biva he kugira ngo ababyeyi babe convince nuko ni industry ni abahanzi kuvuga ngo nibo umuhanzi afasha umubyinnyi neza akamuha agaciro umwe wese ni gute umubyinnyi atazabona ko umubyeyi w'umubyinnyi atazabona ko umwana we yateye imbere so it will be bizahita biba nyine bizahita byigaragaza biravugwa cyane hano hanze ko abakobwa babyina mu ma videos y'abahanzi nago bajya babona amafaranga ahagije nago bajya bishyurwa baramburwa kenshi kuko abahanzi bafite nanjye gukoresha ijambo ribi let me stop it bafite abafite izina nibo bambura ako ngereka mubwira abafite amazina nibo bambura ngereka mubwira wamamagaye gutyo uri umusani wowe ubwawe w'unyamagari atari director umaye akazi ntago ngiye nahaguruka utaranyishyura ubwo ntago bajya bishyura nikuza bari igihayi arangiza tugakora akazi ubwo turangije gushutinga amasaha yageze ati mutwishyure ngomba mutegereje shoot irangire imagine wageze mu gitondo bagiye bararya hari abana bazanye hariya bose barimo barakurira gutya ibijisho ati bimeze bite turashonje turashaka gutaha twishyure iki ubwo ibintu byose bitabijya kuri wa muntu nyine wo bazanye babana uri kumva tuvuge uyu muntu ni Don Masha yabazanye noneho barabizi ko twamwica mufatana amashati buri munsi nyine urumva niyo mpamvu twakuze zari ibya kera ibyo bintu twabiciyemo kenshi cyane yari no motipe twigeze kuzirikira ku ipoto hariya sonatibe umuhanzi batarakora umuhanzi yaraje aradufata arangije adukoresha show yakodesheje ahantu arangije arahomba amajije guhomba aratubwira ati amafaranga ari kuri ATM ndamubwira ati hari ibyuma hari abana ubwongo bwashaka gutaha none ni n'ubwa mbere bari baje kubyina turazamutse tugeze ku muhanda umutipe barirutse wumva imashini ye yarayisize niyo bari guplayingira ndababwira ati muze mbekana duhagarara gutya yitaruriye ari buze kwinjira tumureba yaraje arinjira aba yicometse muri ka kazu ka security turagenda turamuhiga ubwo kurasubije ubwenge inyuma ndavuga ati hari ahantu nibutse ngenda dusanga ahagaze ameze gutya wenda umuntu w'umugabo kandi afite izina ntabwo muvuze nta n'impamvu tumubikire ibanga
musigana na box musigira box rero twasize yambaye siga tumuzirikiye kuntu uko twavuze nago tuhamagara ribu na contract uyu nguyu turamuvuga uyu munsi ninde uyu muhanzi reka tubere isomo yitwa nde tumuvuge bana ibyo babwiye byo birahagije kumva tumusigaho ngaho turangije njye mfata amafaranga yanjye nishyura abana barataha imagine yarayaguha se yaduhaye rero se yari kuyaduhaguza wowe wafashe ko yawe tukamufata yihishe mu kanuza k'umusekirite kangana gutya ahagaze gutya atari no guhumeka imagine wafashe mu yawe rero abahanzi mu kanya yaruvuze ngo bazatujyane hanze wapi ubungu twaraguze ni mu mutwe natwe tuzahijyana usibye ko twanabitangiye ari cyo ashaka kuvuga ndavuga kuri umuziki mu Rwanda cyangwa se mu muziki mu Rwanda icyo maze kubona bati habaho kwihangira umurimo iryo jambo numva ryabayeho cyane ribaho n'itegeko hangira umurimo kandi his excellence akunda no kubivuga kugira ngo ube idol tu umuntu uhagaze ngaho udafite icyo gukora ihangira umurimo kwihangira umurimo bajya kubivuga ntabwo bavuze ngo ntukore iki cyangwa ukore iki si byo se ntabwo bavuze ngo ukore iki cyangwa ukore iki ibintu byose wari wemerewe kubikora activities zose ziba mu Rwanda wari wemerewe kuzikora niba zaba zigutunze kuko ntekereza ko ari byo nyakubahwa wacu yavuze ko ugomba kwihangira umurimo ugutunga cyangwa se utunga umuryango wawe so tandukanya umuziki na traditional cyangwa se music and tradition bitandukanye kuko ntabwo bijya bisa ntabwo bisa birahura nubwo bihura ariko ntabwo bisa mu traditional irimo ibintu byinshi I think na music irimo hari language music dressing ni byinshi ariko nshatse kuvuga navuga nk'amaraba ahazahurira na dance modern ariko byose ni dance ariko uko abanyarwanda cyangwa se uko wenda ababifata ukundi babifata bumva ko amaraba ariyo meza kuko bikwisha ariko umuziki ari mubi kuko atikwisha ariko igice cyose kubwira biratandukanye cyane mu myambarire ndetse no mu mikorere yacu ntabwo iranishanana wayikubitana pa cyangwa se wayikora na dance ntabwo bishoboka nshaka kuvuga abantu wenda ndagaruka kuri bagenzi banjye ikintu cyo kugira ngo mu kabari abamansuzi ndabavugaho uriya ni umurimo ndetse natwe tubyina umuziki wenda dance modern ni umurimo n'ababyina ariko uteje isoni nese tuba twihangira imirimo erego uremera bagite ko umuntu akora ikintu kubera no umuntu yakubwira ngo ihangira umurimo ukahita uvuga today I'm going to play pornography for example so kwihangira imirimo ariko hari limit ariko hari n'uwabikoze biramutunga umunyarwanda uwa pornography ninde ngo yarya niba mbyinnye nabyina mu kabari cyangwa iyo pornography nyikoze cyangwa se mbyinnye nambaye imyambarire badashaka ariko ndahembwa nishyurira ishuri sibyo cyangwa se nigaburire bitewe n'impamvu runaka sinihangiye umurimo cyane sinigaburiye cyane ngomba kubyubaha nyine nk'ikintu kingaburira of course yes cyangwa se ikintu kimpa amavuta yo kwisiga gituma njyewe mba wenda nifuza ibintu wenda ntakabaye nigezaho nimbyina ariko nkabifata nkabibona nkabigeraho n'umurimo wikita ngo nambaye ubwo nshobora kuba nanjye ubwanjye ntabikunda ariko kuko ari byo nisanzemo byabasha kubeshaho ubuzima bwanjye ndabikunda wakina pornography ntabwo kuri njye nayikina ariko wishoboye yayikina
urumva ariko nanjye muri byo nshoboye ariko hano mu Rwanda ntabwo tujye dukina pornography ntabwo twikina urumva nabo yemewe nayo hari abayikina ari nzi ariko abayikina kandi kabatunga ariko hari n'abazikina online men kandi ikabatunga hari n'abazikina mu byumba byabo nibigere hanze buri munsi n'aka kanya ashobora kuba ari abantu barimo kuzikina tabura ariko ibyo ntabwo bibatunze birabatunze bakti ntabwo wakora ikintu kitakuri ufite inyungu I know bakti ntabwo ambwira ngo urajya gukina porno uri kuvuga uri butahira ubuntu urumva buri muntu agira impamvu y'ikina akora kandi buri muntu agira impamvu y'ubuzima bwe so what I can say is ahubwo twebwe tuvuge ngo ese nibwo bidakundwa n'ababikora barabikunda ese babikundaniramo ese barabishyigikiranamo ibyo bundi nibyo byibanze kuko nyakubahwa wacu ajya kuvuga ngo mu ntangiriro umuntu murabigize avuga ngo ukora iki n'iki ndumva bitarabaye so we yavuze ngo kora icyo ubasha gukora kandi kora ikizaguteza imbere n'abakina pornography nibo baba bazikina zibateza imbere ziba icyo bashaka batasabye cyangwa batandagaye kuko nicyo nyakubahwa wacu yanze gikore yagongo ngo sinzi ntabwo byemewe nani bihaca masha arimo kureba gutya afite ikintu afite something to say uko ameze nk'umuntu uri mu bukangurambaga bwo wabigize beyond turi muri dancing pornography wayizanye it was an example turi muri music turi muri dancing let's talk about dancing No. Wait. It was an example. Urashaka kutuzana udufilime tw'urukoza soni? Urashaka kudukinira udupornography? Nuko nyine wajuzana. Example nanjye ndacyari example yawe. Yitindaho rero. Okay. Mukuri kw'Imana. Okay. Arishaka. Also cyana. Cyangwa His Excellency atanze go ahead bahitavuga ati. Rata bakti cyana okay katugaruka kuri music. Ikintu kishe music mbere na mbere mu Rwanda cyangwa se kwanza kishe music mu Rwanda mbyeruri. Ndarenze. Sibyo. Ndenze kuri Serine ntabwo yandengaho urumva ndenze kuri Clara n'urugero nanzi ntabwo yandengaho even nunamurenga unandi wifuza ko basi muzamure nk'umuntu nyine wamurenze urumva urashaka kuguma kuri ndarenze ube top ube kuri top kandi ya top finally nawe uko birangira urumva bivuze iki rero ntabwo dusenyera umugozi umwe cyo cyambere nitwitanaho cyo cya kabiri nta shyaka tugirana cyo cya gatatu ndetse ntabwo dukundana kuko utambwira ngo hari umuhanzi ushobora kumara imyaka 20 adakoranye na mugenzi we collabo ushobora kubona umubyinnyi muri ababyinnyi batanu ariko batatu bakajya baza kurepeta babiri baza kurepeta bakigira iby'ubumeke urumva cyangwa se bakumva ko bo barepeta ukwabo babaho ukwabo kandi mwese muri entertainment imwe urumva ntabwo bifuza ko ngewe wambona imbere ahubwo bifuza ko mbona inyuma uhora imbere cyo kisha entertainment cyangwa se umuziki wo mu Rwanda tuvuge nk'urugero ndaguha urugero rwa Chris Brown sinzi umuhanzi wo muri Nigeria yakoranye nawe indirimbo Calm down Rema yes ariko hari urumva we yavuye hanze aza gukorana n'umuntu Nigeria so hari abahanzi batakorana na collabo mu Rwanda wera iki simvuze nda ku byinshi ku byaho ko ntabizi ariko icyo kibazo kubera iki badakorana na collabo ko iki batakorana imyaka igasha kandi bakora mu ikintu kimwe umuziki umwe bari muri label imwe kibatafashanya ngo bazamurane bagere kuri level bose zimwe kabone niyo wenda batanganya ariko basi barushanyweho gake like Bruce Melody akorana na The Band cyangwa se Bruce Melody akorana na Medi usikiyo collabo ntarayo man that collabo ntago wayumva Bruce Melody na Tom Close abo se batubabarire nabo babikora cyane na Nina na Norris babe unique exactly bishoboka mu Rwanda kuko arashaka kugera kure afite ashaka kugera we ntabwo akwitaho kabone niba baramuzamuye ntabwo akwitaho we arakomeza street
agenda agire kure dancing yeah muba dancers bo none ibindi bindi aba dancers bo drip okay nambaye drip yes narenze kuri kanaka yego nabyinye kumurusha yego nahawe impano tutazi naho ziturutse yego kandi izo mpano hari abazikwiye ariko batazibonye urumva izo mpano abazikwiye batazibonye why ese tujye muri competition tugamagara ababyinnyi bose bo mu Rwanda bahari cyo wita umubyinnyi wese ushaka gusanga abantu bafashe award aje mu mwanya 80 urumva cyangwa abantu bafashe wagiye muri video nyinshi cyangwa se abantu bose bakontaho dufasha abana bari mu Rwanda bazi ikintu bisumuziki batanize cyangwa batanabyutsemo cyane biturije abantu uko abo biturije bafite talent zabo tubazanya abo bana nanjye ubwanjye nabo bibumbi bira bintu biba Priska ubundi no kuvuga ngo zira award baba abo ba best of year ba female dancers ubundi bakagombye kuba award yanditseho agatigito kuko ntabwo award bayibona kuko bayikoreye bayibona kuko batigise kuko nyine biriwe birukanka hari ukuntu bajya bavuga ngo no gufata mu kibuno umuntu yakwirirwa wirukanka ku muntu mwasohokanye ngo mwagize ibyo ngibyo byonyine semazi byende nakubwiye hari competition mu Rwanda cyumva ababyinnyi zaracitse kubera ko harimo ikintu cyitwa akavuyo baba bashaka nyine ngiye mbona amafaranga y'umuterankunga nimba mbonye amafaranga y'umuterankunga ndagenda mfate nka group 10 zibwiye ati nakize 500 n'ingohembe 500 uramamo ijana uramamo ijana cyangwa se ugasanga kubera hit umuntu akereye aravuze ati nushaka jewe ndagukubita 100 1,400 n'ibyanjye ubundi sisi musanzwe mukorera ico nibyo byane nakubwira ugasanga umuntu aravuze ati ngo nje umubyinnyi baguhagurikiriza ngahe ngewe ngo ni 500 wallahi ninde mwanzi wo mu Rwanda guhibumbi 500 nta numwe no one bakira natubwira nawe ajya akora bakira kurajya yishyira abantu nanje nabari muri aho kuko BIG podcast turaganira tu urumva nanjye mumbaze ibyo nzi nanjye ndabibabwira nabo bantu umva ngo njewe ngo nyine ngo urabona ngo muri video ngo uramubajije ese muri video ugira mangara ngo nyine ngo urumva ngo vuga ngo tujyamo 500 kuzamura umuntu urumva hana abandi hazi nzabamo ndayizi nuko agenda transportation zenda zizi kuba person nuko agenda transportation zenda zizi ase wenda n'abandi baramuzi ugasanga bya 500 bijya nese biri konza hutaha nzimibereho yawe wenda yose bitewe n'ukuntu wenda tukuzi cyangwa se kuko umuntu arahanga amagantarega burya bazwe urumva niyo ufata ama awards urumva batukuzi ariko iyo tutaninze real life ya 500 turayabura so mwebwe nk'ababyinnyi murashaka guhembwa 500 kuri uyu muhanzi ufite maybe I don't know life imeze gutya sibyo umuhanzi atega moto kenshi iyo byabaye ngombwa ashaka to show off aratira kabu cyangwa agahamagara inshuti you know what my brother ngwino hano njyana hariya Kicukiro na hehe urumva uyu muhanzi arimo gukodesha akageto ke ka 50,000 no kukishyura mu kwezi ni kibazo urumva ahantu expecting kubona amafaranga maybe ni kuri YouTube n'izi platforms izindi zose bagurisha music urumva naho ugasanga udufaranga tuzamo ni dukeya iriya video agiye gukora igiye kumukostinga more than 1 million cyangwa more than 500 reka dufate amafaranga make ashoboka 500 urumva igiye kumukostinga 500 ayo mafaranga nayo afite harimo amadeni n'ibiki byose imyenda niyo gukodesha na n'inkweto ye ku giti cye twose n'utuntu two gukodesha no gusaba inshuti n'ibiki byose ayo mafaranga yo gutanga cyangwa yo guhereza ababyinnyi yayakura he sikaga twikose nakubwiraga ndareze batireka nanjye mubaza ikibazo kimwe kuki kuri seti
ibintu byo kunywa byonyine n'amadepansi y'ubuntu bw'ubufuti bashobora guspendinga amafaranga arenze 500,000. None se kwigoma ureke gukora ibyo bintu uhamagara abantu bagukorera ibintu byiza ubishyura amafaranga kwanza 500,000 nta kintu byama hariya si baba barimo kubatera ka motivation nyine kugira ngo musare none muze kubyina fresh mwirekuye nyine reka tubakubite akantu ko kunywa baze kubyina bameze fresh nyine iyo ya mentality nakubwira cyane cyane kusangwa ababyinnyi bamwe abo duhuje umwuga nibo bica nyine isoko ry'abagenzi babo kuko ngewe nimba umamagaye kuko ababyinnyi nyine abahanzi cyangwa n'abandi bantu muri rusange hari ukuntu bajagaraye mu mitwe yabo usanga nimba mfite igikorwa runaka ndaguhamagaye dukoranye contract uciye amafaranga runaka ugiye uhuye n'undi mubyinnyi nawe muravuganye mubwira ati uziko ejo bundi mfite ikintu n'iki bana aza kubwira ati si mari mfite ababyinnyi ati murancangaye asajya munsi ya yandi ejo bundi akubitanye n'undi nawe aramubwira ati uziko mfite projet imeze gutya nagutya reka kumvishe bana nawe aravuze ati najye si mari nawe bavuganye ikindi giciro ugasanga agiye gutyo bigiye noneho bimanuka ugasanga niho hava bya bintu nayo mafaranga rega nubwo abari makenya nayo baba bafite baba bashaka ahubwo ikibazo kiba gihari nuko batavuga ati mwaje mukadukorera ku buntu basi tubaho ubufasha tubyumve tubaye tubizi ko tuje kuba ikindi kintu navuga hano mu gihugu birirwa bubaka amastade menshi cyane ariko nta stade wenda twavuga iberamo ikintu cyitwa entertainment like state bafite stage hariya ibikorerwamo ibintu byose ariko twebwe hano kubera iki si hari se hano mu Rwanda turazifite stage Don Masha naguzi kuri arena si iri professional for none se hariya arena arena ni biri professional ubu ngubu ngiye nkavuga ati mfite projet ndashaka mu support yuko mu niza hano bahama ntabwo bahama no bahaguha ahubwo the way you deal cyangwa the way you ask the way you request the way urimo gusaba iriya place ishobora kuba itari professional like kuvuga ngo ngenda ajya mu gitondo nta nuguzi the right person ugiye gusaba iyo place niba ajya kuno mati certificate ndazifite zana igipapuro kivuye kwa noteri cyangwa umurenge cyangwa kuri ribu ibyo byose haba harimo ibintu bigomba kuba bigukulinga down nawe bikagusubiza I'm getting you now the process bayigira ndende kandi kandi iyo haje umuntu nyine ufite ngo ryazina biba byoroshye cyane uri kumva hari ikintu nyine kimeze gutya abantu bafatwa nko muri arena like uko mbizi ntabwo kujya gukora igitaramo kinini udafite abaterankunga cyane sibyo abaterankunga nibo bagufasha kwishyura sale arena nta nubwo ari niyacu by the way arena nyine na basketball turakodesha mu Rwanda turakodesha uzajya ubona amamatch akomeye niyo ajyana kuko isa andi mamatch tuyajyana mu bindi bibuga biri aho bitoya bito arena bayizaniye ifite aba managers b'abanyamahanga bashinzwe kuyishakira amasoko kugira yinjize so nukuvuga ngo iyo natwe basketball igiye kuba nabo barakodesha bajya muri deal kuko ari amatara byonyine ukuna consume harimo icyuma cya S harimo abantu bayikoropa reba kuningana harimo ibintu byinshi cyane sound everything so byose barabikodesha ntago wajya gukora igitaramo ibyo bintu tari bubyishyure hariya buri kintu cyose uzakoresha uracyishyura niba ari amatara 10 uzakoresha ni 10 bakwakiriza niba wishyuye ntago bakwakirije ngo turakwakiriza ngo 30 kandi wishyuye 10 niba ari 10 ni 10 kandi amatara ya hariya ntago ari nkaya yacu sanzwe nyine ara consuminga nimba ari watt 40 twebwe hariya ni watt 500 ari ama screen ni ibintu byose bibisaba aba technician bari bwishyure everything security byose ni ibintu bira bintu byose ni ibintu nyine bisaba amafaranga so iyo impamvu uzasanga abantu batajyamo bose nuko
ubwo bushobozi ntago babufite ariko ntago ubufite ntago babikwima cyangwa ibyo bintu byose babikwake wowe ujyana project ukavuga ati ngiye mfite concert y'abantu runaka mfite muzanca gute mukadiringa it's all about deal nyine mukadiringa mukemeranya ukavuga okay turaguca yanga ukavuga ati no mungabanyirize deal nyine mukadiringa baraguha ariko impamvu bose batajyamo ni ukubera iki bwa bushobozi buke ariko ufite abatera nkunga ari project yawe imeze neza ntago wabura kujyamo ufite project ifite abatera nkunga 3 4 5 6 baguharo n'amafaranga meza ntago wabura gukuramo igitaramo so rero ntago ahubwo icyo yarashatse kuvuga ngo ntago dufite like ahantu dukorera ni nkuko kera twavugaga muri centre culturel franco hano mu mujyi mu mujyi hariya tuwe tuzi ko ari habera ama concert habera ama théâtre habera ibintu byerekeranye na art byari bihazwe ntago haberagamo basket ntago haberagamo gusenga yari ibintu bya art gusa niba ari movies niba ari ama théâtre niba ari abahanzi ama concert bari bose nto bagiye baririmbiraga twaga tubizi aba dancers uribuka kigihe aba good guys bad boys and whatever niho byose byaberaga so nicyo yarakatse kuvuga ati ntago dufite ahantu nkaho byabo byihariye ubu hari yaravuga uti nk'ubu nshaka mfite concert mfite album concert nifite next week ntago nayibona kwera kwazazamo bar biragonganiramo ntago nuvuga ngo on 31st December ntago nabonamo concert yanjye kuko hazaba harimo wenda Israel mbonye nawe yaronshinze bahita bajya muri deal bakareba wazanye amafaranga menshi ubwo ni ibintu do sale polyvalent for real man for real yarashatse kuvuga like something for art only ahantu zavuga ati umuhanzi it's like a big house a big arena ahantu abantu bazagenda bakajya bafata wenda nk'ibyumba bagakoreramo ama videos cyangwa se hakaberamo movies cyangwa se hakaberamo professional stage for dancers you know ibyo bintu byose ama competitions ibyo bintu nibyo ashakaga kuvuga so niyo mbogamizi nyine turagaruka tuganira kuri solutions nababwiye hano to creating ibibazo tukanabishakira ibisubizo tuzana ibisubizo tukabisubiza mu bibazo kugira ngo tumenye what is going on. This is BIG podcast. Don't forget to subscribe ni kuri BigTown TV.